Mu ngo mbonezamikurire zikorera mu ngo zizwi nka home based days zikorera mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, kugeza ubu hari ibihumbi 3,191 ngo ni mu gihe zakabaye ibihumbi 8,220. Dr. Uwamariya Valentine, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ati uyu mubare ni muto kuko bituma abana bakiri bato babura aho bajyanwa mu gihe ababyeyi babo bagiye mu mirimo. Mu ntara yose birasabwa rero ko zongerwa zikagera kuri wa mubare n'ubundi wifuzwa, noneho abana bakabona aho babonera za serivisi zose zitangwa mu ngo mbonezamikurire, kuko iyo bagiye hamwe yaba umufatanyabikorwa yaba leta kubageraho biroroshye muri gahunda zitandukanye zo kubafasha mu bijyanye n'imirire cyangwa ibindi byafasha abo bana bigenewe ingo mbonezamikurire. Ariko iyo umwana ari mu rugo akenshi nyine ni naho bahohoterwa, kuko nta muntu bari kumwe, ababyeyi barabyuka bakagenda bagasiga umwana mu rugo, ko buriya n'abana bato cyane nabo barahohoterwa. Ntabwo umenya ko yariye kuko mutiriranywe, ariko hahandi najya mu rugo mbonezamikurire bizamufasha kutagwa mu mirire mibi. Biradusaba rero gukorana n'inzego, ariko cyane cyane n'ababyeyi, kuko buriya ziriya twavugaga ni ziriya ziba mu ngo home based days. Ziriya rero birasaba ko ubuyobozi bukorana n'abaturage n'ababyeyi batuye aho ngaho, bakemeza urugo runaka rwujuje ibisabwa, noneho tugafatanya kugira ngo abo bana koko bakurikiranwe mu buryo bukwiye. Nubwo ingo mbonezamikurire zikiri nke cyane muri iyi ntara y'Amajyaruguru, ngo n'izihari zikora usanga zitabasha kubonera ifunguro abana mu buryo bukwiye, nk'uko bishimangirwa na bamwe mu bakora muri izi ngo mbonezamikurire mu karere ka Musanze. Baza ari abana barererwa hano mu irerero, baza bakageza 5:40 bagataha, ariko bibaye ngombwa hakaja haboneka n'ibyo kurya bya buri munsi, baje barajya buri munsi, noneho bakageza ku mugoroba igihe abandi bana batahira. Ubwo kumva rero tubonye ubushobozi abana bakaja barajya buri munsi bakataha 11 igihe abandi batahira, byatubera byiza. Ntabwo hagije iyo babiriye uyu munsi n'ejo baza ubigishije bati namwe muduhe ibiryo, ugasanga rero babandi bejo bo ntabyo babahaye, ugasanga umwana birushijeho kuvuga wenda ati banyimye kandi byari bihari. Bishobora kumusubiza nyuma kuko yakagombye guhora abona iyo ndyo yuzuye buri munsi, agakomeza akayizambukana kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza. Nubwo ibigo mbonezamikurire bimwe na bimwe bikorera mu ngo usanga bivuga ko nta bushobozi buhagije zifite bwo kubonera ifunguro abana, Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana kigaragaza ko mu kuvuguta umuti w'iki kibazo hagiye kujya hashimirwa ibigo mbonezamikurire hirya no hino mu gihugu, ku buryo muri iryo shimwe hazajya haba harimo ubushobozi bwo gutuma ibigo mbonezamikurire bikora neza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.